Ndakuramukije amahoro y'Imana nabane nawe nshuti musaraba, ndizera ko uguwe neza. Nk'uko bisanzwe rero ni muri wa mwanya w'ikiganiro ibanga ry'ubutsinzi twama twabashyikirije, muri kumwe nanjye Reverend Pasteur Jules. Imana yo mu ijuru ibampere umugisha. Ndizera ko uguwe neza nawe ahantu uri, igihugu cyose uherereyemo. Ndizera ko Imana ibanye nawe, ubonye ukuboko kwayo, Imana ikigutije umwuka w'abazima. Izina ry'Imana yacu nirishimwe. Mbere yuko twinjira mu kiganiro, mbanje kugushimira wowe wamaze gukora subscribe kuri iyi channel, ukaba uhora uhita ubona ikiganiro. Imana igumugisha. Ndabigushimiye cyane kuri iyo nkunga ikomeye waduteye. Nawe utarakora subscribe kuri iyi channel, wayikoraho, warebaho hasi hari akazogera, ugakandaho kugira ngo wiyandikishe. Dushyizeho ikiganiro ujye uhita ukibona. Hanyuma ikindi tugusaba ni ukukora share ikiganiro ukibonye ukagisangiza inshuti zawe. Niwabikora Imana iraguha. Dufashe tukore umurimo w'Imana hakiri kare, hakiri ku manywa, kuko bugiye kwira aho umuntu azaba atakibasha gukora. Nyemera rero umfashe umurimo w'Imana, usangize bino biganiro inshuti zawe. Yesu arakumpera umugisha. Ubundi ukore like, ukore comment. Yesu akugirire neza. Twagiye mu ijambo ry'Imana. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo 27 umurongo wa 51. Aravuze ngo umutwe w'ijambo uravuga ngo ibitangaza byabaye Yesu amaze gutanga. 51 aravuze ngo umwenda ukingiriza ahera cyane h'urusengero utabukamo kabiri, utangirira hejuru ugeza hasi. Isi iratigita, ibitare biramenagurika, ibituro birakinguka. Intumbi nyinshi z'abera bari barasinziriye zirazurwa. 53 bava mu bituro maze amaze kuzuka binjira mu murwa wera, babonekera benshi. Abo ni abari bamaze kuzurwa na Yesu. 54 umutware utwara umutwe w'abasirikare n'abari kumwe nawe barindaga Yesu babonye igishitsi n'ibibaye, baratinya cyane bati ni ukuri uyu yari umwana w'Imana. Tugeze aho ngaho, Imana mu ijuru. Ndashaka kuvuga kuri ibi bintu, ndavuga ibintu bigera muri 4. Niturangiza dusenge Imana. Ibintu bigera muri 4 byabaye Yesu amaze gupfa. Ikintu cya mbere cyabaye Yesu amaze gupfa, ngo habaye ikintu gikomeye, habaye ikintu gitandukanye n'iby'abandi bajyaga babona. N'ibitangaza byinshi byabaye, ariko ntabwo ndi butangire kuri iki gitangaza. Reka mvuge iki gitangaza cyabaye gikomeye, ngo amaze gupfa umwenda waratabutse. Umwenda utabuka guhera hejuru, uratabuka ucikamo kabiri, utangirira hejuru ugera hasi. Yarafunguye ikintu cyari ikisika cyaseparaga abantu n'Imana, ikintu cyababuzaga abantu guhura n'Imana. Kubera kuko ubundi mbere ntabwo byemerwaga ko umukristo yigira imbere y'Imana gusenga, ahubwo umukristo yagirwaga imbere n'abatambyi, cyangwa se abatambyi nibo bamugeraga ahera bakajya kumusengera. Ntabwo umukristo byabaga byemewe kugira ngo ajye mu rusengero ahera cyane ajye gusenga. Oya, ahubwo yagombaga guhura n'Imana biciye ku mutambyi. Yagombaga guhura n'Imana biciye ku mutambyi wamutambiye, akamutambira imbere y'Imana. Rero Yesu amaze gupfa,
igitangaza cya mbere cyabaye, yatabuyemo icyo gihuzu mo kabiri. bivuze ngo abantu bose bemerewe guhura n'Imana, waba umushumba, waba umukristo, waba uyoborwa, waba utayoborwa, umuntu wese yemerewe kwivuganira n'Imana kuko Yesu yatabuyemo icyo gihuzu. uyu munsi rero ndagira ngo umenye ko ubwo burenganzira ubufite n'ubwawe bwo kuba wakwivuganira n'Imana, bwo kuba wakwegerana n'Imana. icyo ni igitangaza cya mbere cyabaye. igitangaza cya kabiri kibaye ni iki gitangaza cyitwa ngo habayeho umushyitsi, ngo isi iranyeganyije, ibituro by'abera birakinguka, ngo ibitare biramenagurika. ibitare kera nibyo bafungishaga imva, ni ukuvuga ngo imva bayikorogoshoraga mu rutare, noneho bakayishyira igipfundikizo, bakazana urutare bakarumenya ku munwa w'imva bagapfundikira. ni ukuvuga ngo aho niho bahamba umuntu. rero ngo igitangaza cya kabiri cyabaye, ibitare byaramenaguritse. ibitare byaramenaguritse. ngo Yesu arabimenagura ibitare. ibitare byari bibitse abera, ibitare byari bibitse abantu b'Imana, ibitare abantu b'Imana bari barashizwemo, ibitare byari bibapfundikiye ahantu Satani yari yarabugaranye, ahantu Satani yari yarabafungiraniye. ngo ibitare byaramenetse, Yesu amenagura ibitare, afungurira abera, afungurira abantu. reka nkubwire inshuti y'umusaraba, hari abantu bazutse, ubyange ubyemere, hari abantu bazutse kubw'urupfu rwa Yesu. Bibiliya niyo ibivuze, sinjye bivuze. abantu barazutse kubw'urupfu rwa Yesu. abantu barazutse. ngo hari abera basinziriye, ubundi urupfu rw'abera Bibiliya rwita ngo ni ugusinzira, ariko ngo ubundi bari barapfuye, ariko bapfa bafite ari abantu bera. ngo Yesu rero arabazura, bakura muri ibyo bituro. Bibiliya iravuga ngo abo bantu barazutse bajya no kwiyereka abantu mu bisagara. umuntu akajya abona umuntu wiwe wapfuye, amaze imyaka yarapfuye, agahita amubona yaje. ngo abantu baratangara, habaho ibintu bikomeye kubera kuko abantu barazutse. urupfu rwa Yesu rwazuye abantu. Imana yo mu ijuru ihabwe icubahiro. hari ikindi kintu gikomeye cyabaye, ngo biyeretse abantu, ariko ngo bamaze kwiyerekana, ngo abantu batangira kugira ubwoba. ngo umwe mu basoda batwaraga umutwe w'abasoda barinze imva ya Yesu, bayicunze, bavuga ngo ntabwo azava aha ngaha. umwe muri abo ngabo, ikintu cyabayeho gikomeye kuri we, ngo yagize ubwoba. aravuga ngo uyu muntu nubwo yapfuye, nubwo twamwishe, ariko uyu yari umwana w'Imana. ngo agira ubwoba, aratinya, ayirukanka avuza induru. abantu bose bati ni ibiki bibaye, Yesu arasaze, bigenze gute? aravuga ati oya, nubwo twagerageje kumucunga, nubwo twagerageje kumurinda, nubwo twakoresheje ibishoboka byose, nubwo twashizemo ubuhinga bwacu, ariko dola sirimo uyu rato benefo, uyu yari umwana w'Imana. ati nubwo twabesha abantu, nubwo twagize gute, nge nabyiboneye, uyu yazutse. tureke guhenda abantu, nge nabibonye, uyu yari umwana w'Imana, atandukanye n'abandi bose bahambwe, yazutse. kuko twabaye tugaruye ubwenge, ntitwamenye n'ibintu byabaye, twasanze imva iranga. ngo haza n'abadamu bari baje gushaka Yesu, nabo ngo basanga imva irangaye. reka nkubwire ngo Yesu ni muzima. nashaka kukubwira ngo Yesu ni muzima. uyu ubwo ari muzima, n'ibyawe bigire bizima. uyu ubwo ari muzima, ubuzima bwawe bugire buzima. uyu ubwo ari muzima, wari umeze nk'uwapfuye, nawe aguhindurira, aguha ubuzima, aguha ubuzima. uyu muzima aguha ubuzima. Imana ikugire neza. ibitangaza byarabaye. byizere rero.
nawe hari ibitangazo bigiye kukubaho mu izina rya Yesu. Iyi video isangije inshuti zawe, niwabikora Imana iraguha umugisha. Ndagushimira mu izina rya Yesu kuko uri Imana ikomeye kandi uri Imana igira neza. Reka ubu butumwa bugire umuntu bugize icyo bukoreye mu bugingo bwe. Mwami, wongere wiyereka abantu, ubabwire kuri muzima, maze utange ubuzima kuko uri muzima. Turagushimira mu izina rya Yesu, amen. Imana iguhe umugisha, ugire ibihe byiza.